Healthcare Mentor Jerome nanone ndongenda garutse muri studio. Reka nkushimire we wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu aho uri hose, yaba uri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, kuko twebwe ibiganiro byacu bibasha kugera hose aho uri, ku mpande enye zose tubasha kuhagera. Rero nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe wari ugikurikirana ibiganiro byacu, nawe ubonye ibiganiro byacu bwa mbere, nkubwira nti kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikirana umunsi ku wundi. Uno munsi rero tuje kugira ngo twongere tuganire, turebe ku kibazo gikomeye abantu benshi bamaze iminsi bibaza, bakeneye igisubizo cyacyo, aricyo kibazo cyo kurangiza vuba, aricyo sexual weakness. Rero twaje tubazana igisubizo, ndakubwira ngo ntujye kure kugira ngo ubashe kubona igisubizo, ubashe kubona ndetse umuti w'ikibazo wajyaga wibaza, cyane cyane abagabo, abasore ndetse abadamu, abafite abakunzi babo abagabo n'abasore. Tubazaniye igisubizo cy'icyo kibazo, ikibazo cyo kurangiza vuba. Wakibaza uti rero bimeze gute, ese bigenda gute, ese igisubizo ni ikihe, ese igisubizo ari cya kindi kirambye? Ibyo byose tugiye kuza tubive imuzingo, hanyuma tubabwire igisubizo tuzanye kandi gifatika kandi kiri kuboneka mu buryo bworoshye. Ngaho kora subscribe rero kugira ngo tugendane umunsi ku wundi, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Ni Health Mentor Coach Jerome abanje rero kugira ngo turebe byinshi. Mbere rero yuko tureba byinshi kuri iki kibazo, tugiye kubanza turebe ese ubundi iki kibazo kiza gute, giterwa n'iki? Abagabo benshi cyangwa n'abasore iyo ukoze ubushakashatsi usanga bafite iki kibazo, ndetse n'ingo nyinshi usanga zigenda zisenyuka bitewe n'iki kibazo, ikibazo cyo kurangiza vuba, aho usanga abantu benshi iki kibazo cyaramaze kuba ingorabahizi ndetse cyaramaze kuba ingutu. Ndagira nkubaze wowe twumva, uduteze amatwi, ese we byaba byifashe gute mu nshuti zawe, abo muganira, abo muvugana? Iki kibazo cyaba gihagaze gute? Twebwe nk'abaganga ibibazo twakira, tugenda twakira ibibazo byinshi byerekeranye n'iki kibazo, ko abantu benshi iki kibazo kimaze kuba ingorabahizi, ariko by'umwihariko kikaba cyarabuze igisubizo cyacyo. Ariko nagira amabwire yuko noneho habonetse igisubizo, habonetse uburyo bwiza bwo guhangana n'iki kibazo, kandi iki kibazo kigakira mu buryo bwa burundu. Ngira ngo nk'uko ubibona muri screen yawe harimo ifoto nk'uko uri kuyireba, biragaragara yuko nk'uko byanditse amagambo yayo, baravuga bati triple root coffee. Ukabona ni kofi nziza iri mu gashashi, ndetse yahawe amazina yitwa triple root coffee. Ikaba ari kofi nziza yaje nk'igisubizo cyo kuza guhangana ndetse kurwanya ingaruka zo gusenya, ingaruka zo kubura urubyaro, ingaruka z'ibibazo bigiye bitandukanye. Iyi triple root yaje nk'igisubizo. Wakibaza rero uti triple root iturutse hehe? Ni igisubizo kivuye mu nganda zo muri Amerika, ndetse gitunganyirizwa muri Aziya, mu gihugu cya Malaysia, ndetse na hano mu Rwanda, mu isi yose kikaba cyamaze kuhagera kugira ngo gifashe bazango, kugira ngo gifashe babandi bagiye bafite ibibazo bitandukanye, bagikoreshe maze bongere kuzigira ubuzima buzira umuze. Wakibaza rero uti iki kimera kimeze gute, cyangwa se iyi product imeze gute, cyangwa se iki gisubizo kimeze gute? Ndibaza ko ukeneye kumenya byinshi, ukeneye gusobanukirwa n'iki gihingwa cyangwa se n'iyi produit yamaze gukorwa, kugira ngo umenye ese koko ije ari igisubizo kizabasha guhangana n'ikibazo cyari gihari. Urakomeza kubona iyi triple root coffee, ndetse nk'uko uri kubyumva harimo amagambo atatu
iyo tuvuze triple haba harimo amagambo aba ari ibintu bitatu. Triple none twakongeraho root nk'ibisanzwe tuzi ko bivuga umuzi, bivuze ngo ni imizi itatu yakomatanyirijwe hamwe ndetse yongerwamo na coffee, kuko hiyongeraho coffee. Ni ukuvuga ngo iyi product igizwe n'ibintu bine, ariko ikaba yarakozwe kugira ngo ibe igisubizo kuri cya kibazo cyo kurangiza vuba. Hanyuma barakubwira bati iyi triple roots ije ari igisubizo kuko bwa mbere na mbere irimo icyo twita maka. Iyi ni coffee ya maka ibasha kugira umubiri neza mu gihe wayikoresheje, ikabasha gukuraho no gutunganya indwara ziri mu mubiri, aho ikintu cyose cyageze mu mubiri habasha kumera neza bitewe n'iyi coffee irimo yitwa maka, aho ifite imbaraga n'ubushobozi bwo gutunganya mu mubiri indwara ntijye ibasha gufatamo, bityo ugahora umeze neza. Hanyuma kandi yifitemo ginseng nk'umuzi wa kabiri, nawo uzafasha kugira ngo umubiri wongere kumera neza, ibibazo byose biri mu mubiri bibashe kugenda bikire kandi bimere neza. Nanone ikigiramo ashwagandha, nacyo ni ikimera, ikagiramo tonkati, aho ibi bimera byose uko ari bitatu cyangwa se iyi mizi no kuyibona ubwayo yonyine ni imizi nk'uko ujye ubibona, ni imizi y'ingenzi kandi itunganyijwe noneho mw'iyi coffee izabasha kugira umumaro kugira ngo bya bibazo byose bizabashe gukira, kandi mu gihe wayifashe uzamererwe neza mu buryo bwa nyabwo, uburyo uzumva wamaze kumererwa neza mu gihe uzaba bamaze kuyikoresha. Kandi iyi coffee yifitemo uburyohe, yifitemo kuba imeze neza ku buryo mu gihe uyikoresheje uzumva umeze neza cyane, uzumva uguwe neza mu mubiri, kandi ikagiramo nanone ubushobozi bwo kongera imbaraga, ubwonko bukaba buri gukora neza, buri gutekereza neza, aho uzumva uguwe neza mu gihe uzajya uba wayikoresheje, mu gihe uzajya uba wayinyoye, umubiri wawe uzajya uba ufite imbaraga, ubashe gukora akazi neza, ubashe gukora imirimo yawe wakoraga, ubashe kubona umusaruro kandi mu buryo bwihuse. Tugaruke nanone mu kijyanye no gutera akabariro. Iyi triple root izagufasha kugira ngo umubiri wawe wongere kuba umeze neza, ikureho bya bibazo bijyanye no kuba warangizaga vuba. Ku bantu bikinishije izatunganya umubiri kugira ngo imisemburo y'umubiri yongere gukora neza, yongere kuba imeze nk'uko yari imeze mu gihe cya kera, mu gihe wari utarakora masturbation. Izakuraho ibimenyetso byose bijyanye no kuba warikinishije cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyo twita masturbation. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe uzagenda ingingo zawe zongere kumera neza mu gihe wakoresheje iyi triple root, cyangwa se mu gihe wakoresheje ya mizi itatu ariyo hano bakombayiningiye cyangwa se bashyize hamwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu buryo bumeze neza, buzagufasha kugira ngo ube umerewe neza muri wowe. Ni ukuvuga ngo mu gihe uzaba wakoresheje ino triple root, hehe no kongera kugira ikibazo cyo kurangiza vuba. Kandi ikigaragara ni uko hakurikijwe ubushakashatsi bwakozwe ku muntu wakoresheje iyi triple root cyangwa se iyi coffee ariyo triple root, hehe no kuzongera kugira iki kibazo cyo kurangiza vuba, hehe no kuzongera gusenya nk'uko bigaragara kandi nk'uko byakozwe mu bushakashatsi, kuko imbaraga mu kijyanye no gutera akabariro kizaba gihari. Hanyuma mu kwishimira, mu gukuraho za ngaruka, ndetse babandi bari barabuze urubyaro bitewe n'uko intanga zabaye amazi, kuko mu gihe wikinishije izi ni ingaruka ziba zigomba kubaho, intanga zihinduka amazi, bityo ntubashe kuba wabasha gutera inda.
ibibazo rero byose bigiye gukemuka kandi bizaba byavuyeho, maze uzumve umerewe neza mu buryo bwa nyabwo. Ikindi ku bagabo, abahungu, ni uko iyi kofi izagutera kumva ufite akanyamuneza, kumva ufite ibyishimo, kumva wishimiye kuba ku isi kandi wumva utekereza neza mu buryo bwa nyabwo, aho izaguha confidence cyangwa se icyizere, hanyuma ibikorwa byawe bikajya bigenda neza ndetse ukajya ubasha gutanga umusaruro mu byo urimo gukora, haba mu kazi, haba mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ikindi ni uko izabasha gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso cyangwa se itembera ry'amaraso mu mubiri rikagenda ku kigero gikwiriye kandi mu buryo bikwiriye, kandi ikongera ikagira imbaraga n'ubushobozi bwo kongera kuringaniza imisemburo, icyo twita cholesterol, imisemburo ikongera kuba iri ku kigero gikwiye. Ibyo bikazarinda prostate yawe, ibyo bikazarinda umubiri wawe kuba warwara diyabete cyangwa se indwara y'isukari. Ni produit rero ya Triple Roots ije kugira ngo ihangane na bya bibazo byo kurangiza vuba, na bya bibazo byo gucika intege. Ibyo byose bikaba bije kugira ngo birange. Mu kindi izagufasha nuko izatuma ibitekerezo byawe, mentality yawe izaba iri ku rwego rwo hejuru, uzaba utekereza neza, uzaba ufite ubwenge, uzaba ukora plan zikagenda neza kandi ukumva uguwe neza mu bitekerezo byawe, ukumva uri relaxed, umeze neza mu mubiri ndetse no mu bitekerezo. Aha uzatangira kwiyambazwa ahantu hose kugira ngo ubagire inama, kuko ibitekerezo byawe bizaba biri gukora neza kandi utanga ibitekerezo by'ingirakamaro ku bantu bakora business, ku bantu batwara imodoka, ku bashoferi, ku batwara indege. Iki ni igisubizo cyiza kije kugira ngo, kubera ko kije gushyira ibitekerezo byose ku murongo, hanyuma ukumva umeze neza, ukumva ibintu byose biri kugenda ku murongo. Ni Triple Roots, ni igisubizo cy'ikibazo cyo kurangiza vuba, igisubizo cyo kongera imbaraga mu mubiri, cyo kumva umerewe neza, uguwe neza, kandi izaza igabanye stress. Ngira ngo abantu benshi mwagendanaga stress, abagabo, abasore, mugira stress mu kazi, ukumva uhora ufite stress, ukumva nta bitotsi, nta bitekerezo ufite bizima. Iyi ni produit kugira ngo imareho ikibazo cya stress, imareho ibibazo byose, wumve noneho uguwe neza, wumve utekereza neza, kandi nanone izaza ikureho agahinda gakabije. Mu gihe wakoresheje Triple Roots, hehe no kongera kugira agahinda gakabije, kuko uzaba watandukanye nako, ibyo byose bikazaba byamaze kugenda. Rero ndakubwira nti kora subscribe. Ibiganiro nk'ibi ngibi nta handi wabikura uretse kuri hano ku murongo wacu wa Tumenye TV. Mu gihe wakoze subscribe rero bizajya bikugeraho direct, nta kindi kintu ugombye gukora search cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ibiganiro byacu bizajya bikugeraho kandi bikugerereho igihe. Ndakubwira nti rero uwo muri kumwe ni Health Mental Coach Jerome, nkaba ndi kumwe nawe. Rero nkwifuriza kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika, ndetse aho tukurangira amakuru n'ahandi hantu wakura ubushobozi mu kigo Healthcare Medicine. Ni ikigo kizagufasha kuguhuza n'inzobere n'abaganga, hanyuma ubuzima bwawe bukamera neza, ukabona abadogiteri bo kukwitaho, ndetse ibibazo byawe bigakemuka mu buryo bwa vuba, ukongera kugira ubuzima bwiza. Tugarutse ku cya kimera cyacu cya Triple Roots, nk'uko ubibona muri screen yawe, ni ikimera nanone kandi nk'uko twamaze kubivuga tugendeye kuri ingredients zacyo, aho twabonye ku ijana gifitemo premium quality maca coffee
beans 100% kigizwe na maka beans. Hanyuma izi maka ikazabatuma wumva ku bantu bakunda kofi muzajya muryoherwa kandi mukamererwa neza nacyo. Hanyuma ku kindi twabonye nanone ni ginseng, ni ikimera cyiza nacyo kizatunganya umubiri, kuko iki kimera nacyo cyangwa se uyu muzi abantu benshi bajyaga bawukoresha, hanyuma bakawukoresha kugira ngo bivure indwara, kuko iki ni ikimera nanone cyangwa se n'umuzi bita umwami w'imiti mu kuvura indwara. Ikindi kandi uzasangamo ashwaganda nanone ni umuzi uzagufasha mu kuvura indwara zose, indwara zikomeye cyane cyane izigendanye no gutera akabariro. Uzasangamo nanone tonkati nk'uko twabibabwiye, umuzi wa tonkati nawo ni umuzi w'ingenzi kandi w'akamaro. Hanyuma maka extra nazo uzayisangamo. Hanyuma iyi mizi itatu urukombotanye cyangwa se urukomatane nirwo ruzagufasha kugira ngo za ndwara zigende zikire. Abenshi bajyaga bakoresha kimwe muri ibi ngibi, ariko noneho bije bitunganyirijwe muri Amerika, biri mu buryo bumwe, ku buryo indwara zose ufite cyane cyane zigendanye no gutera akabariro ukaba ugiye kuzikira, ukaba ugiye kumererwa neza. Ndacyari kumwe nawe rero nkubwira ntikora subscribe igihe ukeneye igisubizo kuri ibi ngibi, ukeneye ufite byinshi bumva bikugoye, stress, ibibazo bigiye bitandukanye, ndakubwira nti twebwe icyo tubereho hano ni ukugira ngo tugufashe ubashe kugira ubuzima bwiza, ubashe kumva uguwe neza. Rero kutugana tukaguha igisubizo, tukaguhuza n'abaganga inzobere batandukanye kugira ngo ubashe kubona igisubizo. Waba uri hano mu Rwanda aho dukorera, ubasha kutugeraho kuri ofisi, cyangwa se uri mu bihugu byo hanze, ibihugu bigiye bitandukanye, hose tubasha kugufasha, tubasha kukugezaho igisubizo, kuko mu bihugu 54 aho hose tubasha kukurikinga nabyo, maze ukabasha kubona igisubizo, ukabasha kugana healthcare medicine, aho ngaho ukabasha kuhabonera igisubizo. Ndaguha nimero ya WhatsApp ni 078110 urahamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp igitekerezo cyawe kikumvikana vuba. Rero ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe ukadushyigikira, ukaharanira yuko ibiganiro byacu byagera ku bantu benshi kandi batandukanye. Uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro. Shimira buri mwese mwandika muri comment mukaduha inama, ibyo twahindura bitagenda neza bikagenda bihinduka, aho tugenda twongera ikoranabuhanga, tugenda twongeraho ibintu bigiye bitandukanye. Natwe twabigize intego kukugezaho amakuru meza, twabigize intego kugira ngo tujye dufatikanya bitewe naho isi igeze, bitewe naho ikoranabuhanga rigeze, bitewe naho AI cyangwa se iri ni ikoranabuhanga cyangwa se icyo twakwita ubwenge buhimbano. Ibi byose tubashe kubikoresha maze tubibyaze umusaruro dufatikanya kandi mu buryo bworoshye. Wowe dukurikirana uri mu kazi kawe, wowe dukurikirana uri mu bintu bitandukanye, ndagushimira cyane wowe, kuko udahari natwe ntabwo twaba turi hano, kuko duhari kugira ngo tugufashe umenye amakuru, natwe biduhe umusaruro. Iyo wamenye amakuru ukivuza ukakira indwara, ukayaha bagenzi bawe bakabivuza bagakira indwara, ibyo natwe biradufasha kandi bidutera morale. Kandi reka mbabwire, hari amakuru meza tugenda twakira, abaduhamagara ndetse abatwandikira, abadushimira kubw'ibisubizo twagiye tubona, twagiye tubagezaho, ku bamaze kubyara, bari barabuze urubyaro, ku bari barasenye ingo bongeye kubaka, ibibazo bikagenda bikira, ibisubizo bikagenda bigaragara, ku bari bakeneye imikorere twagiye duha amakuru. Abo mwese turabashimira, message zanyu zigenda zitugeraho. Hanyuma rero kuri cya gihingwa nakunze kwita iyi produit igihingwa, kuko iyi ni imizi yose ihingwa, ariko igahingwa muri Amerika.
ikaba nanone by'umwihariko iki kimera cya triple roots gikozwe mu iyi mizi itatu izira imvaruganda. Nshuti yanjye nagira nkubwire ko iki kimera, iyi mizi itatu irahingwa, ariko igahingwa ahantu mu mashyamba, espace nini, hahandi usanga iri mu kirere, iri ahantu hatigeze hagera imvaruganda. Rero nkomeje kubashimira mwe mudukurikiye, ndakubwira nti iki kimera uko cyangwa se iyi product, ndakubwira nti ugerageze uyikoreshe, ubone ubuhamya, urangire bagenzi bawe bakira indwara, nawe umererwe neza mu buzima bwawe, kandi uzumva uguwe neza, uzumva umerewe neza, uzumva ibibazo byose byamaze gukemuka. Rero ndagira nkubwire ko igisubizo cyamaze kuhagera kandi cyamaze gutanga umusaruro ku bantu bagiye bagikoresheje, kuko iki kimera cyamaze gukoreshwa cyangwa se iyi produit yamaze gukoreshwa ku bantu bagiye batandukanye, ikagenda itanga umusaruro, ubuhamya bugaragara. Ushobora kuba rero uvuga uti ndashaka nyinshi, ushaka gukora stock, urashaka izo gukoresha, iyi produit yemeye gukoreshwa kuko buri muntu wese yemeye kuyikoresha, kuko ku isoko iremewe, ifite ibyangombwa byose, iri certified. Uyikeneye rero, uyishaka, ni kuri 0781119334, nimero ubona muri screen, ugakoresha iyi triple roots. Iyi produit ikaguha umusaruro, ukayikoresha, ikaguha igisubizo cy'ikibazo wari warabuze, kurangiza vuba bigakira, stress zigakira, ku bafite umuvuduko w'amaraso ugakira, bitewe na ya mizi itatu, ginseng, tonkati, ari, maka coffee ndetse ni ashwagandha. Ibi byose bikaba bifite ubushobozi n'imbaraga zo kugukiza ibibazo byose. Wowe ufite ikibazo cya kanseri ya prostate, wowe ufite ikibazo cy'umuhangayiko w'ubwonko, agahinda gakabije, iyi triple root yaje ari igisubizo kugira ngo ibyo byose bikureho, kugira ngo yongere kuguha imbaraga, kugira ngo yongere kuguha akanyamuneza muri wowe, wumva uguwe neza kandi wumva umerewe neza. Ikindi ngira ngo nkubwire ni uko iyi produit idahenze, ntabwo ihenze kuko iri ku giciro navuga nk'icy'umuneke. Uhamagaye kuri 0781119334 baraguha igiciro cy'iyi produit, hanyuma bagufashe no kugira ngo iyi produit ikugereho mu buryo bworoshye, nta kindi bigusabye, nta bindi bigoye. Aho waba uri hose, waba uri mu bihugu by'i Burayi, bwotamasimbi, muri Amerika, uri muri Aziya, yaba uri Uganda, uri Kenya, Tanzania, mu Burundi, aho hose iyi produit ibasha kukugeraho. Waba uri Nigeria, cyane cyane aba Nigeria, iyi produit bari kuyikoresha cyane, iri kubageraho. Waba uri Ivory Coast, waba uri Mozambique, Zambia, aho hose ibyo bihugu iyi produit irabasha kukugeraho kandi mu buryo bworoshye. Mu masaha 24 ukimara gukora reorder, iyi produit ibasha kukugeraho. Triple root ikagufasha, ikagukiza hehe no kongera gusenya, bitewe nuko utabasha guperforminga cyangwa se gukora inshingano z'urugo. Iraza kukubera igisubizo, maze ubuzima bwawe, ubuzima bwongere kubaka neza, wongere kubaka, wongere kuremya. Iyi triple root yaje ari igisubizo kandi gihamye, kinarambye. Rero nta handi wakura ibiganiro byiza nk'aha ngaha. Kora subscribe, sharinga, ndetse tanga igitekerezo muri comment, ibyahinduka, ibitaragenda neza. Turahari, turabizi ko hari ibitaragenda neza, haba mu gutunganya, mu gukora byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose tuba dukeneye experience n'impinduka, ibigenda bipfa tugenda tubikosora kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza, kandi ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi cyane. Turashimira buri wese ugira icyo akora kugira ngo ibi byose bikomeze kugenda bimera neza. Turashimira abatanga ibitekerezo ku mbuga zacu nkoranyambaga za Tumenye TV, yaba ku rubuga rwa Facebook,
ku rubuga rwa TikTok, Instagram ndetse na X, kuko aho hose turahari kandi twakira ibitekerezo byanyu, abakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo tugumye dutera imbere. Mwese turabashimiye. Nge ndi Meta Coach Jerome, hanyuma igisubizo cyabonetse ni Triple Roots ku bafite ikibazo cyo kurangiza vuba. Ibyo byose birakemuka. Triple Roots, kombinezo y'imizi 3 ukayikoresha nka kofi nziza iryoshye, ikagufasha kugira ngo wongere kumererwa neza. Ugannye muganga, ugannye abazabasha kukugezaho iyi produit, hanyuma bazakubwira na dosage uzakoresha kugira ngo ubashe kumerane, ubashe kwikoresha umere neza. Bazakubwira igiciro, kuko ibiciro byayo nagira ngo mbamare impungenge ntago ihenze. Uyikoresheje bazakubwira quantité ugomba gukoresha, uko ibyo ngibyo barabishinzwe kandi bazagufasha mu buryo bwiza. Ndagira nkubwire ko uno munsi wa none rero ubishoboye ukakoresha reward, ugakutuma reward mu ivuriro Healthcare Medicine, cyangwa se ugahamagara kuri 07811093 nimero ureba muri screen yawe, ubasha kubona iyi produit ikagufasha kandi mu buryo bwihuse. Kandi ikindi ngira nkubwire ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi, ku bibyimba byo muri nyababyeyi, abantu bafite ikibazo cy'umutima, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kanseri, amadiyabete, indwara nk'izo izi ndwara zitandura, ndagira nkubwire ko igisubizo cyamaze kuboneka food supplements, hanyuma zikagufasha ukabasha guhura n'abaganga inzobere bakagufasha mu buryo butandukanye, ukabasha kubona igisubizo. Nakubwira nti ni karibu 07811093 aho ngaho urahakura igisubizo. Uragana ivuriro Healthcare Medicine, hanyuma ubona igisubizo mu buryo bwihuse. Nge ndi Healthcare Meta Jerome, abandi hano kugira ngo ngufashe, hanyuma ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi, uko bwije uko bukeye. Reka ngushimire kandi nkwifuriza amahoro, reka nkwifurize kugumya kuramba, kugumya kumererwa neza. Abakeneye serivisi zacu mwatugana kandi tubahaye ikaze. Ibitekerezo byanyu tuzajya dukomeza kugenda tubyakira, ndetse utanze igitekerezo direct ubona igisubizo cyacyo ako kanya, kandi wemere no kudusangaho tukorera kuri ofisi, hanyuma tukaganira, ukaduha ibitekerezo bigiye bitandukanye mu buryo bwa live. Ibyo nabyo turabikunda kandi turabyemera. Reka mbifurize kugumya guhirwa. Ngaho kora subscribe, kora share, ibiganiro byacu bibashe kugera kuri benshi bagiye batandukanye, hanyuma twamamaze inkuru nziza, abantu babona ibisubizo, abantu bamererwe neza, abantu bakire, abantu bishime banezerwe. Ibyo nibyo dushaka, ibyo nibyo ushaka kugeraho, ndetse ibyo nibyo byatumye dufata icyemezo kugira ngo dushakire ibisubizo aho byari byaraburiye. Tugende muri ya ntero ngo intore ntirihabure kandi ijabo ntiribure kuduha ijambo. Ijabo rero zizaduha ijambo kandi intore zituzaba intore. Mwese ndibaza ko mwarezwe gitore, kuko umunyarwanda wese aho ari yarezwe gitore. Utaba intore ntago ntekereza uko yaba ameze. Hanyuma mureke rero dukoreshe ibyo twatojwe, iby'igihugu cyacu cyadutoje kuba intore, gushaka ibisubizo aho abandi batabiboneye twebwe tukabibona, aho amahanga yose azahora twifuza kandi aho amahanga yose azahora tugana aje kureba uko tubikora. Mureke tugende mu mujyi umwe, mureke dusenyere umugozi umwe, mureke dushyigikirane, tubashe kugera kuri byinshi, maze amahanga ageza kutwigiraho muri byinshi. Hanyuma nk'ubushishikariza ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gutwara Triple Root unyuze kuri ya nimero ya 07811093
iyi produit ukabasha kuyikoresha, ukabasha kubona ubuhamya ndetse uzagenda uha amahanga bazajya babaze batugana bifuza igisubizo kuri twebwe. Reka nkwifurize amahoro, nkwifurize kugumya kurama no kuramba. Reka nsoreza aha, see you next